nguhaye ikaze kuri Rukizangabo Shami Official TV. Uraho neza, uri amahoro. Ubushize nakugejejeho iby'intambara ingabo za RPA zarwanaga n'inzirabwoba zari ingabo za leta, nkugezaho iby'ifatwa rya Murindi, ku Murindi uburyo hafashwe noneho headquarters z'inkotanyi akaba arizo zimurirwa. Ni nabwo bwa mbere headquarters za RPA zahuye n'abadiplomate cyangwa se abashinzwe politiki bo muri FPR, hanyuma babana ku Murindi hariya. Namaze kubabwira ko rero hamaze gufatwa Murindi, ingabo za RPA zari ku ruhande rwa Manyagiro, Bungwe, Kivuye, zakomeje kurwana n'ingabo za FAR zimukura mu birindiro bye zimugeza muri za Butaro mu karere ka Burera, zigarurira rero kuva Manyagiro ukageza Burera. Izari ku ruhande rwa Murindi zikomeza zimanuka zikuramo ibirindiro bya FAR zihura n'izari zisigaye mu gasantimetero. Ako gasantimetero rero narakababwiye, zasanze batayo ya Sierra iri Shabana, hanyuma bakoze urukuta rw'ibirometero birenga 100. Urwo rukuta rero rwari rumeze rute? Rwari ukuva muri segiteri ya Tabagwe, Karama, Kiyombe, Mukarange, Kivuye, Cyeru na Butaro muri Burera. Nababwiye uburyo inkotanyi ziri ku Murindi bagiye mu nama muri Delta i Mukarange bakiriyo, maze barabarasa koko, baraswa n'icyitwaga dimba hasi. Iyo ni imbunda y'Abafaransa yari iri muri iriya misozi. Bakaba bari ku mutwe, wari uyoboye icyo gihe yari Kabirigi, yari umugabo witwaga Kabirigi, Koloneli Kabirigi wari uyoboye ingabo za FAR. Maze barabarasa koko, barabarasa, kompura ziba nyinshi, bayoberwa n'iyo mbunda iyo ariyo, ariko ziza gufata ubusa kubera ko ku Murindi hari hacukuwe indaki zatumaga inkotanyi zidashobora kuraswa. Ariko baracanganyikirwa, bibaza iyo mbunda iyo ariyo, ariko baza kuyisobanukirwa. Ikindi cyahabaye nigeze kubabwira nuko bibeshye ko inkotanyi bazimaze, ariko baza zikabarohaho umuriro. Maze Umufaransa akabwira Kabirigi ati, tu m'avais promis qu'il n'y a plus d'inkotanyi qui vivent après notre bombardement, et pourtant voilà le grand nombre de morts et de blessés. Vous êtes un imbécile. Yavuze ati, wari wasezeranije ko nta nkotanyi n'imwe ikiriho nyuma ya sharing zacu cyangwa se bombardement zacu, atari ko none reba abapfuye n'abakomeretse uko bangana. Ati, uri imbesiri. Imbesiri rero ni igitutsi kibi cyane. Ababyeyi bacu iyo batuha uri imbesire babaga batazi n'ibyo ari byo, ariko nyine yabaga azi ko aguhamije. Hanyuma y'ibyo byose habayeho rero ihagarikwa ry'imirwano n'ivugurura ry'ingabo za RPA ku ruhande rwa RPA. Byagejeje mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'1992, ingabo za RPA zimaze kugera mu birindiro bishya. Bari muri segiteri za Tabagwe, Karama, Kiyombe, Mukarange, Kivuye, Cyeru na Butaro. Bari bafite ahantu hanini bafashe ugereranyije na ka gasantimetero ka mbere. Ingabo z'inkotanyi zari zimaze igihe gito mu birindiro bishya. Imishyikirano Arusha iba iratangiye. Imishyikirano ya Arusha yatangiye tariki 12 z'ukwezi kwa Karindwi umwaka w'1992. Kugira ngo itangire hagombaga kubaho ihagarikwa ry'imirwano ku mpande zombi, kandi ikagenzurwa n'ingabo zivuye hanze. Ihagarikwa ry'imirwano ryatangiye mu kwezi kwa Nzeri 1992. Ingabo zayigenzuraga zitwaga GOM, Military Observer Group, zoherejwe na OAU, Organization of Africa Unit. Izi ngabo zagombaga kutagiraho zibogamira mu igenzura ku mpande zombi. Hagati
y'ingabo z'inkotanyi na FAR hari nk'ibirometero bitatu, iyi bita demilitarized zone, bivuga ko ari ingabo z'inkotanyi ari na FAR ntawahavogerwaga. Iyi niyo bitaga zone tampo, murayibuka. Hari hafi cyane ku buryo rimwe na rimwe hari ubwo inkotanyi zatukanaga n'inzirabwoba ndetse bakanarasana igihe abagenzuzi babaga batashye. Ihagarikwa ry'imirwano ryari ngombwa kugira ngo imishyikirano yarusha ibone gutangira. Ihagarikwa ry'imirwano ritangiye ndetse n'imishyikirano yarusha imaze gutangira, umugaba mukuru w'ingabo za RPA we ntiyicaye, yavuguruye imiterere y'ingabo. Mbere yaho bari bafite za batayo nyinshi ariko zigira abasirikare bake. Yategetse ko hashyirwaho batayo nini 8 zibumbiyemo za batayo zindi zose. Imwe mu mpamvu ngo zabimuteye ngo nuko yashakaga batayo nini ariko zifite ba komanda bazobereye mu by'imirwano, bazaziyobora ku rugamba, bazaziha imyitozo ya gisirikare ikwiriye, ndetse byaba ngombwa batayo imwe ubwayo ikaba yakwifasha kurwana n'umwanzi uko yaba angana kose. Ikindi ni uko batayo imwe mu gihe ishatse gukoresha amayeri y'inyeshyamba yashoboraga gukoresha uduterushuma batayihungabanyije. Umugaba mukuru rero w'ingabo yashyizeho batayo 8 zitwa CMF. 157 CMF yari muri segiteri ya Tabagwe, iyobowe na Lieutenant Colonel Ibingira Fred, yungirijwe na Lieutenant Colonel Murokore Eric. 7 CMF yari muri segiteri ya Karama, iyobowe na Colonel Bagire William, yungirijwe na Lieutenant Colonel Mugabo John. Bravo CMF yari muri segiteri ya Kiyombe, iyobowe na Colonel Twahirwa Dodo, yungirijwe na Lieutenant Colonel Bagabo Peter. 21st CMF yari muri segiteri Mukarange, iyobowe na Colonel Musitu Charles, yungirijwe na Lieutenant Colonel Nzaramba Martin. 101 CMF nayo yari muri segiteri ya Mukarange, iyobowe na Colonel Muhire Charles, yungirijwe na Lieutenant Colonel Gaddafi Kazintwari. Alpha CMF yari muri segiteri ya Kivuye, iyobowe na Colonel Sam Kaka, yungirijwe na Lieutenant Colonel Kaiser Siza. 59 CMF yari muri segiteri ya Cyeru, iyobowe na Colonel Ngoga Charles, yungirijwe na Lieutenant Colonel Nyamurangwa Fred. Na Charles CMF yari muri segiteri ya Butaro, iyobowe na Colonel Gashumba Tadeo, na yungirijwe rero na Lieutenant Colonel Kareba Alfred. Batayo y'157 yari Tabagwe, yagenzuraga hakuno y'Umuvumba, Mabare, Kangoma, Nyabitekeri, Nshuri, Rurenge kugeza Rukomo. Batayo ya 7 yari Karama, yagenzuraga Shabana, Nyarurema, Muhambo, Mimuri na Ngarama. Batayo Bravo yari Cyondo, ikagenzura Nyagahita na Bwisige yose. Batayo ya 21 yari Mukarange, iri hagati ya Bravo n'101 yagenzuraga igice cya Kinyami. Batayo y'101 yari Mukarange, yagenzuraga ikindi gice cya Kinyami n'imisozi iri hafi ya Byumba na Murindi. Batayo ya Arufa yari Kivuye, ikagenzura Kivuye, Manyagiro, Inkoto ariyo Roadblock yari Ngondore, Gatuna, Gishambashayo na Rubaya. Batayo ya 59 yari Cyeru, yagenzuraga Kirambo, ikambuka igishanga cy'Urugezi cya Rwanyirantwari. Batayo ya Shari yari Butaro, yagenzuraga Butaro, Kidaho, Kinyababa, ikagera no ku muhanda Cyanika Ruhengeri. Izi batayo imwe yabaga ifite hagati y'abasirikare 500 kugeza ku 2,000. Buri batayo yari igizwe na companies 8. Bari bamaze kugira intwaro zihagije bakuye kuri FAR, ku buryo batayo imwe yashoboraga kurwana urugamba yonyine igahashya ExFAR. Umugaba mukuru w'ingabo za RPA
akenshi yavugururaga ingabo ahanini akurikije imirwano ashaka kuboherezamo bitewe n'uko ExFAR ingana akurikije raporo z'intasi. Twabwiye ko nta gihe na gito ingabo z'inkotanyi zateraga zidafite raporo y'ubutasi. Muri iri hagarikwa ry'imirwano abasirikare ba RPA bose batangiye amahugurwa ya gisirikare nko gukora karasisi, kumasha, kwiruka ahantu harehare no kongera kwiyibutsa impamvu zatumye bafata imbunda bakarwana. Iyo myitozo yagize akamaro ngo kanini cyane ngo kuko bari bamenyereye kurwana, ariko imyitozo yari ngombwa kugira ngo umusirikare akomeze kwiyibutsa iyo vanjiri. Ariko noneho icyari cyiza kurusha ni uko bari bafite ibyo kurya noneho bihagije. Imyitozo yatumye bongera kuba ku rwego rw'ingabo zisanzwe zitari inyeshyamba. Nanone ngo muri kiriya gihe bakoze imyitozo itari iya gisirikare gusa kuko bakinaga n'umupira, karate, umupira w'amaboko volleyball, umugaba mukuru w'ingabo agakina tennis ku murindi. Batangije rero ikipe y'ingabo y'umupira w'amaguru. Iki gihe cy'ihagarikwa ry'imirwano bayita RPA Football Club, ariyo iriho na bugingo n'ubu. Bagize rero amarushanwa n'amakipe avuye i Kigali nka Mukura FC na Buhiri Volleyball Club. Aba bazaga ku murindi maze bagakina n'inkotanyi. Bakiri kandi muri iki gihe cyo guhagarika imirwano, abakuru b'amashyaka nka PER, PSD bajyaga baza kubasura ku murindi. Umuyobozi mukuru wa OAU Salim Ahmed Salim nawe yarabasuye ku murindi, aza kwirebera no kwiyumvira ibigwi by'inkotanyi. Asobanurirwa impamvu nkuru yatumye bafata intwaro bakarwana. Basuye kandi na ambasada wa Tanzania mu Rwanda. Murumva ko ibintu byari birimo kugenda bijya ku mugaragaro. Noneho bakiri mu ihagarikwa ry'imirwano, intumwa z'umuryango political cadres wa RPF inkotanyi barongeye basomera muri manifesto ya RPF, barayinonosora, bashyiraho na porogaramu ngenderwaho y'umuryango. Ikindi cyitaweho ni ugukusanya inkunga iva mu banyamuryango bavuye impande zose z'isi, bakaza mu bitaramo ku murindi bagatwerera umuryango, fundraising. Muri iki gihe kandi umugaba mukuru w'ingabo za RPA yabonye umwanya wo gusura ingabo aho ziri mu birindiro byazo bishya. Yabaga abibutsa inshingano zabo, impamvu bahisemo kurwana, kugira ngo imyitwarire myiza, dore ko noneho bari bamaze kuvanga n'abaturage basanze mu birindiro byabo bishya. Abaturage basanze mu birindiro byabo babaga bafite ubwoba ko babahutaza, ariko barabareberaga bakaganira nabo, bakabavura, bakabaha udukoresho tw'ibanze, amasabune, isukari, bakabagirira icyizere. Aho babaga bari bahitaga babizera, ahubwo bakanga ingabo za leta ya Habyarimana kuko zahoraga zibafunga ku bwinshi zibaziza ko bavugana n'inkotanyi. Ibi byabafashije inkotanyi kugenzura neza ibirindiro byazo, kuko ExFAR bahitaga bamenya aho iherereye kubera bariya abaturage bari baratangiye kuyizera. Amahugurwa ya gisirikare, imikino n'imyidagaduro n'ibitaramo bakoze mu gihe cy'ihagarikwa ry'imirwano no kuba bari bafite ibyo kurya bihagije byasize ari injege, ahubwo basigaye bakumbuye kurwana. Iyi myitozo yarakomeje kugeza ku gitero cya tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 1993, ubwo Bagosora yavugiye ijambo ribi Arusha ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 1993, avuga ko agiye gutegura imperuka, apocalypse. Ubwo rero yacaga amarenga y'uko agiye kurimbura abatutsi bari mu Rwanda. Yavuye Arusha, amaze kubivuga ahita ategeka ko abagogwe ba Kibirira bicwa, kandi icyo gihe bikaba
byarahise bikorwa rwose. Inshuti bakunzi ba Rukizangabushami official, mukomeze mudukurikire muri benshi. Ubutaha tuzabagezaho igitero simusiga cy'itariki 8 Gashyantare 1993 uko byagenze. Kora subscribe kuri Rukizangabushami official, kora share ku biganiro byacu birebwe n'abandi bantu benshi. Undi mwanya ukomeye duha agaciro cyane ni umwanya wo kuduha ibitekerezo byanyu. Ngaho rero mugira amahoro, mukomeze mukurikire Rukizangabushami official TV, kandi mudutere inkunga ishoboka yose kugira ngo dukomeze dukombarane namwe. Ngaho rero mubeho.